icyo nshima Imana, ndashima Imana yuko yigaragaje ku byo yari yaransezeranyije nubwo byari bikomeye. Cyambere nshima Imana, ndashima Imana ko natwise inda nkayitwita umwaka n'amezi 3. Nuko najyaga kwa muganga nasangaga bose bambwira ngo nta mwana uri mu nda, bakambwira ngo harimo igi, harimo amazi. Nanjye nareba kuko nkabona nta kintu ndi kubona mu nda yanjye, ariko nyuma nza kubyara ku mwaka n'amezi 3 nibwo nabyariye. Inda yanjye yanteje stress nyinshi, tuma umuryango uranyanga, umugabo arantaranyanga. Aho ngeze hose bakajya bavuga ngo dore wa mugore witwitishije, dore wa mugore wabuze icyarya akitwitisha. Ndashima Imana rero ko yakojeje abaswa isoni, kandi ndashima Imana yuko yagaruye umugabo wanjye mu rugo, ubu bikaba ari bizima nta kibazo. N'abandi bantu bose barabona yuko nabyaye nyine mpetse. Umuntu wese yambonye aratangara akavuga ati twereke umuntu wagusengeye, nkajya kumubereka umuntu wansengeye uwo ari we. Nta kinyarwanda na kimwe negeze njyamo, Imana yonyine niyo yikoreye imirimo yayo ndabyara. Bakunzi ba Iyobokamana TV, ubu buhamya bw'uyu mubyeyi burakomeye cyane, kurikira nawe ntibugucike. Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, turabasuje mu izina rya Yesu. Ni kwa kundi mumaze kutumenyera ko tugira gutya tukazana umukozi w'Imana maze tukabasha tuganira dufite intego zitandukanye kugira ngo dukore ivuga butumwa. Bamwe bafite ubuhamya, abandi baba ababwiriza butumwa bwiza. Niyo mpamvu rero turi kumwe n'umuntu hano nyine niwe tugiye rero kuganira kugira ngo ibintu byose biza bigenda neza. Ariko tuboneyeho kandi no kubanza kubasuhuza aho muherereye hose, yaba mu gihugu cy'u Rwanda, muri diaspora ndetse n'ahandi. Kandi batarakora subscribe kuri Iyobokamana TV, please muyikore. Uko ubonye video ya Iyobokamana TV sharing igeze ku bandi, ntiwibagirwe gukora notification kugira ngo uko dusizo video bwa mbere ujye uhita ko uzibona, maze ibintu byose bigende neza. Kandi tubifuriza ishyani hirwe mu byo mukora, Imana ngikomeze guhira imirimo y'amaboko yanyu. Reka tuze tuganira n'uyu mukozi w'Imana. Mwaramutse neza? Mwaramutse. Amakuru meza. Tukwakiriye cyangwa tuguhaye ikaze ku Iyobokamana TV. Murakoze kumpa ikaze kwiyobokamana. Mfite byinshi Imana yankoreye. Nabayeho mfite inda ndayibana, indigeze mu mezi 5. Najya kwa muganga, ivuriro ryose ngezemo ntibabashe kubona inda ko nyifite, ariko ngewe nkumva umwana arakina mu nda. Iyo mezi 6 aruzura, wapi biranga, 7 arashika 8, igihe cyo kuvuka kigeze, biba ngombwa ko njya kwa muganga i Kigali. Njya kunyura muri ekogarafi, ngeze muri ekogarafi Kigali barambwira ngo ntago mu nda harimo umwana, harimo igi. Ndababwira ngo ngewe mfite kwizera ko harimo umwana. Barambwira ati wapi nta kintu twakufasha. Bakunzi b'Iyobokamana TV, mwabyumvise yuko umuntu tuzanye kwiyobokamana n'umuntu ufite ubuhamya bukomeye bw'iby'Imana yamukoreye. Ariko mbere wenda yuko aza abuturamburira, noneho rero nyuma yuko aduhayeho agace gatoya cyangwa akoze introduction, reka tubanze tuganire nawe, tumubaza ati mwitwa bande, amazina yanyu? Nitwa Umurerwa Diane, ndi umumama w'abana 4. Ukaba utuye hano mu karere ka Nyagatare? Ntuye mu karere ka Nyagatare. Ukaba umukristo muri Hetorero? Umukristo muri Revive kwa Pastor Caleb. Wow, uyu rero ni umumama tuzanye, mwabyumvishe nyine, ni umumama w'abana 4 mu karere ka Nyagatare. Wari utangira kutubwira rero ati kagira inkuru rero, ati naratwise nk'abandi babyeyi, ati ariko umwana ageze igihe cyo kuvuka muri ekogarafi bamunyuzamo ati nwite igi. Byaje kurangira gute rero? Turamburire ubwo buhamya uko bwagenze. Nahise nsubira mu rugo, ibimenyetso byo kubyara byose nabibonye, ariko kubyara ntibyakunda. Nisubirira mu rugo. Aho nsubiriye mu rugo mbaho ngaho, harenzeho umwaka umaze kuzura, ndongera nsubira kwa muganga. Twabanje dukora amasengesho na Pastor Caleb, turasenga. Pastor arambwira ati ngiye mbonye Imana inyereka umuntu wari warakurose agenda, afata ibaga ye akimuka akagenda. Nanjye ndavuga nanjye mfite kwizera ko ngomba kubyara. Ndangije ndapakinga imyenda nsubira kwa muganga. Ngeze hano Nyagatare kwa muganga baranyirukana ati wa mugore we warasaze, nta mwana uri mu nda, muzajya munywa ibikoma muhage muvuge ngo ni muratwite.
ndavuga muganga ndabizi ngiye mfite umwana barampakanira ndangije ngenda i Kigali ngeze i Kigali njya ku ivuriro rya mbere njya CHK baranyirukana ati nta mwana uri mu nda yawe turabonamo igi nimba atari igi turabona ari amazi menshi ufite mu nda ndataha ndamanuka ngeze mu rugo ku Kinamba ndongera ndazamuka njya kuri polisi ngeze kuri polisi naho baranyirukana ati nta mwana uri mu nda ndatuza ndabyihorera ndakomeza sinzana nahise njya gusengera kuri ADPR ku Kinamba njya gusenga mvuye ngezeyo umukozi w'Imana aramusengera arambwira ati genda urabyara mu izina rya Yesu ndagenda nsubira kwa muganga ndongera nsubira CHK ngeze CHK banga kumbyaza ndababwira basi mwambaze ano mazi cyangwa iryo gi mukarikuramo ati ntago twakubaga udapfa ninjye mfite kwizera ni mu mbage ntacyo ndi bubi banga kumbaga barongera baranyirukana n'Imana yigaragarije kuri polisi naramanutse mpita nsubira n'undi kuri polisi ngeze kuri polisi bantu mu muryango wanjye ngo bansinyire nindamuka mpfuye hatagira ikibazo iwacu bazagira nuko ndagenda nzana umuryango uransinyira bamaze kunsinyira barambaga havamo umwana nabyaye umwana yavutse afite ikiro kimwe n'amagarama 400 mbaho kwa muganga bari gukurikirana umwana ndamucyura ari muzima n'ubu ngubu ndacyamufite yishuje amezi 10. Bakunzi b'Iyobokamana TV mwabyumvisha yuko nukuri Imana igira neza kandi ikora ibitangaza bikomeye ariko wenda umuntu dukurikiye twagiye ku buhamya bw'uburyo wabyaye ubwo nukuvuga inda wayibaranye iki kintu nayimaranye umwaka n'amezi 3 njya nabyaye inda yujuje umwaka n'amezi 4 icyo buhamya burakomeye noneho umuntu yakwibaza rero byaterwaga n'imyuka mibi nyuma y'uko usengera aho ku Kinamba niho wagiye wabyara byagenze gute ubundi nyirizina ikibazo bakubwiye ko ari iki bari n'umuntu wandogaga nza gufata umwanya wo kuva inahangaha ndogera inaha mu karere ka Nyagatare twari duturanye nza gufata igihe njya Kigali mpamara nk'amezi 2 mbona kubyara wenda umuntu utureba yavuga ati kuri uwo mwana niho byabaye byonyine cyangwa haba hari n'abandi wenda byagiye bibaho wapi ni kuri uyu mwana gusa byabayeho nta wundi mwana negeze ngiraho ikibazo ni nawe bambazeho no kumbaga bambaze bataswa ari umwana bagiye kunkura mu nda bambaze bavuga ngo dukuremo iryo gi nangwa dukuremo amazi kuko narabaye umuhondo cyane nenda nko guturika narabyimbye ibirenge ahantu hose narahinduye indi sura bambaze rero havamo umwana umuntu uri kureba iki kiganiro yakwibaza niba kwa muganga barakubaze babona ko nta mwana urimo bamaze kukubaga baje kumubona byagenze gute abaganga babyakiriye gute byabaye igitangaza n'ubundi bancishe no kuri radio televiziyo sinzi bamwe abari bari hafi enda barabibonye babicishijeho bitewe n'ibintu basanze mu ndanjye basanzemo ibiziriko 3 bamaze kunkuramo umwana basanga harimo n'ibiziriko biziritse ukuntu njye ariko sinabashiye kubibona ariko nabibonye kuri telefone ku maso sinabibonye kwa nahise ngwa muri koma mara iminsi ndi muri koma ntazi yondi Bakunzi b'Iyobokamana TV murumva ko imbaraga z'Imana zikora ibintu bikomeye n'ukuri Imana ishimwe cyane yaguhaye umwana muzima yampaye umwana muzima nta kibazo n'umukobwa Ineza Promesse wenda muntu udukurikiye Diane aribaza ngo Diane ubundi uretse ubwo buhamya wenda bwo kuri uyu mwana no kumubyara nube buhamya bundi yaba afite yabayeho gute yakuze gute ibihamya by'ubuhamya bwawe bishingiye hehe wenda mbere yuko cyangwa nyuma yuko twumvishe ubwo ngubwo bwo kubona umwana mu bitangaza ubuhamya mfite nabayeho kuva igihe cyo kubyara cyagera kuva inda ifite amezi 4 tukajya kwipimisha n'umugabo umwe bakambwira ko ntatwite umugabo yahise yigendera aransigara nyihorera aravuga ati ntukambeshe ngo uratwite kandi udatwite amezi 9 aragera amezi 9 ari hafi gushika ndamubwira ati ndashaka ibintu by'umwana arabinyema ati ntabwo twite itorero rimba hafi ndiryo ryamfashije mu bintu byose ni naryo ryanyishyuriye ibitaro umugabo yaje kwemera nyine ari uko maze kubyara
aza kugaruka mu rugo umwana afite nk'amezi 4. mu rugo umwana afite nk'amezi 4. Noneho rero wenda tuve kubyara, wenda tujye mu buzima noneho bwa divine. Noneho rero sasa wenda ataranashaka, yabayeho gute, yanyuze mu buhe buzima, ubuhamya bwe n'ubuhe divine mu butoya bwe cyangwa mu kubyiruka kwiwe yabayeho gute, yari mu ntuki, byagenze gute, wenda kugira ngo abadukurikiye bamenye ngo burya koko Imana igira neza kandi nta kuri habaho Imana idakura umuntu imugirire neza. Nabyirutse ndi umuntu ukunda inzoga, nari nzi ko ntanazireka ngo bishoboke. Nakundaga inzoga cyane, ariko aho menyaniye na Pastor Kerebu tugiye gusengerayo hari igiterane, kuva yandamuraho ibiganza sinegeze nongera gutekereza kunywa inzoga. So naje kwigerageza rimwe ndavuga ngo reka nongere inzoga hamwe na mugenzi wanjye, tunywa inzoga icyo gihindira byimba tujya kwa muganga. Tugiye kwa muganga baratubwira ngo nta kibazo dufite, turataha. Pastor araza aradusengera tubona gukira. Tubona gukira. Akundi nta bundi buzima bubi negeze nyiramo buhambaye, gusa icyo kintu cyambayeho cyanyigishije ibintu byinshi, kinyigisha ku muntu, mbasha kumenya umuntu icyo ari cyo, mbasha kumenya ko Imana ari ishobora byose. Ari umuryango wari waramvuyeho, umuntu wese yaramvuyeho, ari ibintu bikomeye, gusa nsigara mpanganye n'Imana gusa, nta wundi muntu wumva ikibazo cyanjye usibye Imana. Ati inshuti, abavandimwe, ati umuryango bari baramvuyeho, ati nsigara ndeba Imana ariyo mpanze amaso yonyine. Ati byanyigishije rero umuntu cyane. Umuntu rero wamwizeho iki rero, wize iki, cyangwa wenda hari ubutumwa wahereza abantu babona abantu bageze mu ngorane, babo bageze mu ngorane n'akaga n'ibibazo bitandukanye, bagahitamo kubatererana aho kugira ngo babe babegera babahumurize bababe hafi. Uzi ikintu nize ku muntu, nize ikintu ku muntu, tuvugeyo nageraga ahantu ngiye nko gusura umuntu kandi nta n'ikibazo mfite, numva ndi mu muture, bo bahitaga bambonamo ikibazo, ukavuga ati ngo waraje, ati wa mugore witwitishije ngo waraje mu rusengero, abantu batazi ibyanjye bakavuga ati wa mugore witwitishije kugira ngo abone amafaranga ngo waraje. Niko bari barampimbye izina ry'uko nitwitishije, yuko nta mwana afite mu nda, bituma nzinuka umuntu naho ngeze hose. Umuntu nawe ngiye kumusura nta n'ikibazo, bakavuga ati atagwa hano aje azanye rwa rushwima afite mu nda ye hano, ugasanga umuntu wese arantererana, Ikibazo rero bakunzi ba Iyobokamana TV, hano harimo ubuhamya cyangwa harimo isomo rikomeye ku bantu babona ababo bageze mu ngorane, babona bageze mu kaga, aho kugira ngo babahumurize ahubwo bakabasonga. Kandi rimwe na rimwe wenda wasongwaga na bene so ndetse nabo mu nzu y'Imana, ugasanga bari cyane n'imiryango yanjye yari yaramvuyeho. Uyu mwana afite amateka menshi, uyu mwana afite amateka y'umuntu wese ambonye mpetse biramutangaza. Iyo mpuye n'umuntu akabona ndahetse atamperukaga, aravuga ati ni ibiki, gasanga umuntu mwaransaba imbabazi, ndaransaba imbabazi. Nukuvuga ngo yo nje muri kano gace cyane abantu benshi usanga bari kunyihaniraho, Diane tubabarire, twagufasha uko bitari, ntago twari tuzi yuko uzashyira ngo byari. Ndankababwira ati Imana nyine yarabikoze. Bamwe ati se nta kinyarwanda wegeze ujyamo, ndavuga nge nahagaze ku maguru abiri, ndavuga ngo Imana nkorera ni Imana niyemera gukoza isoni Pastor Kerebu, izareke ndeke kubyara. Nicyo ijambo navugaga, nta n'ikindi kintu navugaga, ko Pastor yaransengeye bihagije birambuye. Imana yarakubwiye ko uzabyara. Imana yarambwiraga ko nzabyara, nubwo byari bigoye, ariko yarabimbwiraga buri gihe ko nzabyara. Usibye wenda abo bantu bo ku ruhande bagusongaga gutyo, umutware wawe we yabifataga gute? Nawe ntiyemeraga yuko yaguteye inda? Umutware wanjye ntabwo byageze aho telefone ayikuraho, ntabwo twe tukivugana. No kumbona narabyaye yagiye kubonabona musanze ku kazi, ko no umupolisi ntago abahari, yagiye kubonabona musanze ku kazi mpetse, biramutangaza cyane. Nkuye mu mwana, Imana ngira neza, umwana ntiyafata ibisanira ngo ajye gusa n'abandi bantu mu muryango, abona umwana nuwe barasa, niko kunsaba imbabazi, araza akoranya abantu ansaba imbabazi, ukagaruka mu rugo. Cyari ikigeragezo gikomeye, no byari ibintu bikomeye cyane. Hatabayeho kwizera Imana no gusenga, ntago mba narabishoboye. Numvaga ari ngombwa se niyahure se cyangwa nkora iki. None nkasanga abo nsize inyuma basavuga ati mama yarapfuye, nkabona ni ikibazo.
mpamya kuri rya jambo ryo kugendera ku isezerano Imana yampaye, kuko aho nageraga hose ntabwo bari kwigisha, nta buhanuzi buramanuka kuri njyewe. Kambwira ati nabakuroze ni ishari bakugiriye ry'ukuntu wari ubayeho barakuroga, ariko Imana irakuzinguye. Bakuzi ba Iyobokamana TV, murumva ko uyu mubyeyi arimo araduha ubuhamya bukomeye bw'aho Imana yamukuye cyangwa bw'igitangaza Imana yamukoreye. Bakamuroga ubwo yatwitaga, bakamuzingiraho inda akayimarana amezi 18, ndetse no mu ibyara rye mwumvisha ko byari ibintu bikomeye, ariko Imana iritamurura, none arakikiye, arahetse. Wa mugani wa babandi ati ninjye wa mugore wahoraga mu rusengero mfite agahinda mbabaye cyane, nkubwira yuko nkeneye umwana kugira ngo mveho urubwa abantu bari baransizeho. Urumva yuko mu by'ukuri byari ikibazo, nk'inshuti n'imiryango bari baramutereranye, bamwe bamubona ngo yari yitwitishije n'abandi bose. Wenda mama, umuntu wenda nakubaza, hari ibintu wenda ujya wibuka cyangwa ingorane cyangwa amarira iyo situation warize cyane ubitewe n'icyo kibazo wari ufite n'uburyo abantu babifataga, wenda ibihe utajya wibagirwa, wenda ni ibihe byakubayeho muri icyo gihe? Ikibazo cy'inda ntumva byanteye stress cyane. Nageze naho kujya gusengera kuri moruge, ndavuga ni wa moruge bamaze kumbwira ko bagiye kumbaga, mpavugira izindi ndasenga mpamagara Imana, ndavuga wa moruge wenda kuvumye ntaza kujya muri iyi moruge, njye mfite kwizera ko ndi bubyare neza kandi nkabyara, abantu bose bagaseka. Icyo kintu iyo ngitekereje ukuntu nagiye kureba kuri moruge ahantu umurambo wanjye uri buze kuba uryamye, umwanya umwe numvaga uri buharyame, undi mwanya nkibuka rya jambo nagire nasezeranye n'Imana ko ngomba kubyara, nshyira mu kwizera, ntegura n'imyenda y'umwana nyishyira hariya. Ni icyo kintu kijya gihora kinkomeretsa cyane, ubundi simba nshaka no kubitekerezaho cyane, kuko iyo mbitekerejeho cyane binkura mu mwanya narindimo. Simba nshaka kubitekerezaho cyane, ni ibintu bikomeye cyane. Bakunzi b'Iyobokamana TV, uyu ni Divine cyangwa ni mama Promesse, niko mwana yitwa Ineza Promesse. Uyu ni mama Ineza Promesse, ni umwana wavuye mu bikomeye, ni umwana wanyuze mu buzima bukomeye, ni umwana wavugiweho amagambo menshi, ni umwana watumye mama we abantu bamuvuga uko bishakiye, bamufata uko bishakiye, ariko nyamara Imana yaramutanze. Hari ukuntu wenda umubyeyi bafite amasezerano ku mwana, wenda akavuga ati uyu mwana nubwo byagenze gutya ariko nyamara nzamugoheraho umugisha. Byaba bimeze gute kuri Divine, wenda muri ejo hazaza he wumva hameze gute? Ubu ngubu mba mbona ari byiza, kuva nashitse uyu mwana hasi numva mfite umunezero wa muri njyewe, n'iby'Imana yo byose yansezeranyije nizeye ko bizasohora. Nizeye yuko bizasohora, kandi hahirwa uwizera yuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora, akagira gukiranuka mu gihe abitegereje. Niko ijambo ry'Imana rivuga, byanze bikunze bizasohora. Imana n'ukuri yakugiriye neza kandi yarakwigaragaje, niyo gushimwa ni niyo guhabwa icyubahiro. Yego, angiriye neza n'ukuri. Turimo wenda tugana ku musozo, niki kindi wumva wabwira abakunzi b'Iyobokamana TV bitewe n'iki gitangaza Imana yagukoreye? Ikintu navuga nuko umuntu wese ubirimo neza nahagarare ku isezerano rye, nta Imana itazabasha gusohoza ku mugambi wawe. Mu gihe ukiri muzima, iby'Imana yagusezeranyije bigomba gusohora ukabibona. Ati mu gihe ukiri muzima, iby'Imana yagusezeranije byanze bikunze bigomba gusohora, nuhagarara mu mwanya wawe neza. Ubu mama, noneho ubukora iki mu nzu y'Imana? Ubundi njye nari umuririmbyi, ariko sindatangira kuririmba kubera uyu mwana ararushya cyane. Nta wundi muntu ujya umufata, ni njyewe njyenyine umufata. Nta wundi muntu umushobora. Nari umuririmbyi ariko sindatangira kuririmba kubera ko ngifite umwana mutoya. Wenda umuntu yavuga ngo abo bantu bagiye bakuvugaho amagambo akomeye, yaba umuryango kugutererana no kuguhana no kugira ute, usibye we n'umutware wawe nyuma wavuze ati reka musabe imbabazi, abandi nabo bagenda bakugarukira, wenda babona yuko Imana burya igira neza kandi ko kuyizera bifite icyo bivuze, cyangwa ntawe ubuhamya bwawe buratuma ahinduka ngahindukira? Baraza cyane, na mama wanjye yahise akizwa kubera njyewe.
mama yarakize. mama yarakijijwe kubera njyewe. ati umubyeyi wanjye yarakijijwe kubera njyewe. Uzi ko wasanga Imana yarakunyujije muri ibyo ngibyo kugira ngo hazagira abantu bakizwa kubera ubuhamya bwawe? Nanjye niko mbibona. Abantu benshi baransanga bakambwira ati kabisa ibyo Imana yagukoreye natwe tugiye kujya mu nzu y'Imana turebe ko hari icyo Imana yahindura ku buzima bwacu. Ibintu byiza cyane. Aho ngaho rero wari utuye nyine bakorogaga uwamaze kuhimuka? Narahimutse. Reka rero tugushimire cyane kuba wemeye kuduha umwanya wo kutuganiriza, tuvuga tuti Imana idakiranirwa ikomeze igukomeze kandi ikomeze itange ibyo kurera umwana imukuze, ibintu byose bikomeze kugenda neza. Turagushimiye kuba wemeye kuduhereza ubuhamya bwawe. Imana iguhe umugisha cyane. Murakoze.